afite inzara ufite inzara n'imbeho ari inzara inzanya hano batumwana ibyo ese ubundi mu gatondo wariye wariye ahubwo nuko mwebwe mutabizi mba nabihore turi mu kazi ariko mfite ibibazo bikomeye ngaho tubwire uri inshuti barabizi mu minsi yashize nivuze garafure Cassius se yaragiye Cassius urumva ari ikibazo yaziraga amafuti ceceka n'amafuti gusa yihorere umva icyongeze cyo binambabaza nk'ubu nkumva biranashenge mu mutima utuko mwese muramuzi wa mutipe w'amafaranga menshi uriya w'umukire ashobora kuba yarigiye ese nawe yarabuze igihugu cyiwe ubwo yibereye muri Amerika cyangwa yibereye mu kandi kazi ariko Clement umva nkubwire wikwiriye guhangayika uriya ni umuntu mukuru wasanga se n'ibindi bintu yigiriyemo adashaka kumumenya byambabaje kazi Clement kankugire inama iwanyu mwari abakire wamenyereho ubuzima bukiza ariko uyu munsi wa none byose byarayoyotse icyo nakugiraho inama fata igitiyo ufata inyundo ushaka amafaranga wibesheho akazi rero karamvuna mwana kandi karangora njewe amafaranga bakuru bawe bayajyanye uzabahunde ugomba kwiyakira Ntekereje ko korekana nicara n'ibyo uzabikura he ndabakiriye pastor murakoze cyane baby amakuru y'imisi amakuru ni meza mbese neza muri iyi minsi muri iyi minsi ndaho ariko nubwo ari ibibazo ariko mba ndaho twishimiye kugeraga nanjye ndabyishimiye cyane madamu twari tubihuriyeho twishimiye kugera iwawe rwose mwakoze cyane mama pasiteri akwiye umugeni kabisa amen amen pasiteri rero nawe wakoze kunzanira Natasha nanjye nahageze uribuka ko twahuriye hari abari barimukiye bapanga nyine ko twazagusura yego kubera cya kibazo nyine cyo kubura umuvandimwe wawe yego babipanga nabaye nanjye ntabwo muzansiga ntituzajyana kuko wabitubwegere twese turi kumwe yego karibu rero murakoze cyane rero kuva nyuma ya cya gihe madamu yakomeje guhangayika cyane ngewe numva mfite kwizera nyine ariko n'ubundi nawe aragufite ariko arahangayitse cyane abonye ko yakomeje no kugira agahinda rero yagumye kunsaba yuko twaza kukureba kubera ko yabonaga n'ubundi utameze neza twabihurijeho twese rero turazana tuje hano kugira ngo dufatanye kwizera kandi twongere kuguhumuriza ndetse no kukubwira yuko icyo Imana yavuze kizasohora tukazagaruka kandi igihe gikwiriye nanjye ndabyizeye turashaka rero kugira ngo dufatane ibihe byo gusenga tumarane nk'umunsi cyangwa ibiri dusenga Imana Imana igira icyo ikora muri iyo minsi ituzanire utuko isezeranije Imana izabikora bityo nta kinanira Imana ahubwo se wagerageje gukomeza ubaririza mu nshuti ze mu bo bakorana ku kazi na n'ubu ngubu ndabaza ariko nta yandi makuru mashyashya ndabona gusa utuko ni umuntu mukuru ubu naratuje ndavuga nti nzabona agaruka twaganiriye rero nibagirwa no kubakira se mbakiriza iki icyo wakenera twakikubona urabona muri uru rugo ko hari ikintu cyahabura sisita kugira ngo tutamugora ntacyo gusa yenda ngewe niherewe nta kibazo hari amazi wampa nanjye nk'amazi ariko sheri akunda amata y'ikivuguto reka mbarebere
Mama, Oui. none se bimeze bite? Bisoho. Wiriwe neza? Mwiriwe neza mwana wa. Bimeze bite? Sawa. Dayo hano, mvuye muri ka kazi nyine ko mu Kirombe. Mu kazi ko mu Kirombe ariko kameze nawe ni hatari tu. Ni hatari iminaniro nabyaye bazuze nawe tumaranye iminsi. Birumvikana. Ewana, ni danger ko biba bigoye. Cyane ndabyumva. Biba bigoye cyane ariko Imana ishimwe ko wingejeje hano. Nukuri. Akazi mbona ari ndyanjye mwana. Indyanjye. Ko kumbi nyine ubuzima nyine ariko bizarangira. Bizarangira hano ni habe. Mba matinya nibwo barimo mpakorera. Mba mfite ubwoba bwinshi cyane. Birumvikana. Mabuye amanuka abantu banumva ari ikibazo. Birumvikana. Akundi. Nta kintu. Ako bizarangira. Bizashira. Shikira nawe ari mu nzu. Ushyo wanjye uheze. Ami. Karame mama. Suze musaza wawe. Miyaje se? Umeze ute? Suze musaza. Meze neza. Komera komera. No mu cyaro ndabona biba bitoroshye. Yasha ndabona umeze neza wowe. Umeze neza rwose. Ewana. Bake ntabwo. Ubona atarabaye umuzungu. Wabaye umuzungu. Wabaye umuzungu rwose. Izi nkweto zazinsigire. Ugiye Kigali urahinduka. Ugenda ugahinduka. Kigali neza rwose umwana wanjye yabaye umuzungu. Izi nkweto ngiye mbise nzikunda zazinsigire. Sazi muhara. Kema ari musaza wawe. Meze neza. Amasomo ari kugenda. Mwarimu wanjye afite ikibazo ariko ndakeka nko kuwa mbere azaba yagarutse. Natagaruka kwa kabiri nzabazanira undi mwarimu. Sibyo? Ariko muri kino cyumweru ndaba ndi kumwe namwe ngenda mbigisha. Hari ikibazo? Kera narabigeragezaga zana nkwereke. Maze mbigisha. Hari icyo bitwaye? Wacuranga se waririmba? Wabibasha? Uracyabyibuka? Ariko ntabwo woroherutse no kuza kwiga? Ndumva bigenda biza ariko ntacyo. Ikintu cya mbere ni uko mugomba kwiga neza kandi mugakurikira ibyo mwize, sibyo? Mugenda musubiramo uko bwije n'uko bukeye, nanjye nimbona akanya nzajya nzadufashanya, sibyo? Nta kibazo bitwaye. Murakoze cyane kandi muza gusubira, sibyo? Misi bite? Ni sawa. Mukuru. Mimeze. Sasa kuri hano. Navuye kuri ofisi yawe barambwira ngo uri hano. Deja nahise mazi. Naje gukemura ibibazo by'abanyeshuri. Donc nashaka kubaza ukuntu gahunda zawe twari zimeze gute. Yarabuze nta muntu numwe uza ahantu ari. Sobanura iki? Umuntu mwakoranaga. Utuko rero ni umuntu mukuru. Sibyo? Ntabwo nkwiye kumenya ibigendo bye. Ushobora kumukubaza gute se kandi uri mukora? Azi kwicunga, azi kwirebera buri ngore igihe cyose kishizabuze. Ari muri business ze. Ibyo ntabwo byumvikana. Nta n'ukego basi mutanga kuri polisi. Okay. Basi ibyo byaho tuko tubireke. Sibyo? Gahunda zanjye nayo zigeze. Ahubwo si ibyo numbwira ko nabana binabyumva neza. Umva mubwire. Basi muzatanga raporo kuri polisi tumenya ko wenda byanze burundu. Umuntu ni gutaburura se. Nta kibazo izo gahunda ndaza kuzikemura.
Sibyo? sawa nta kibazo ibyo ashaka kukubwira Okay. Asante. Hari agaciro naguriza. Ni akaji. Sagize. Akaji naguteguriye. Apeti kabisa. Sikaryoshye? Apeti chérie. Merci. Tegura nyine ngo rero kuzava aha ngaha.